kuko reba abantu bose ndi kureba ngabona hari abantu benshi umwuka arimo anyereka ndabaza abapasiteri bo muri iyi minsi ndabaza umwuka uri kugenda ndabaza abahanuzi bo muri iyi minsi mubuzayobera aho nge sindimo ntabwo ndusha amaso nta nubwo ndusha guhura n'Imana ibyo ngibyo uzashikandi hano ujya kubyesikora mbabarire twongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series mbere ko mureba episode mutwemere tubagezeho ijambo ry'Imana mu mwanya utarenze umunota umwe gusa tugiye gusoma ijambo rivuga ngo urugamba nubwo rukomeye ariko imigisha uzarukuramo ntabwo igereranywa. Abantu benshi muri iki gihe barashaka kubaho ubuzima bworoshye, barashaka kubaho ubuzima bworoshye cyane kandi buriya ibyishimo bya nyabyo bituruka muri cya kintu warwaniriye, bituruka muri cya kintu warwaniriye kandi nanone icyo kintu ukakirwanira uhura n'inzitizi, uhura n'ibigeragezo, ariko icyo kintu iyo ukigezeho nibyo byishimo bya mbere. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo urugamba nubwo rukomeye urimo muri aka kanya, urimo muri iki gihe, ariko imigisha uzarukuramo ntabwo igereranywa. Nyuma y'ijambo ry'Imana mbafitiye inkuru nziza. Ndi kumwe n'umukinnyi wanjye Kelly, muramuzi muri filime ya Vanessa kandi muramukunda muri benshi. Afite filime nshyashya yifuza kubagezaho kandi ni nziza cyane muzayikunda. Reka babwire izina ryayo, ababwire na channel YouTube mwayisangaho maze ibindi dukomeze. Abakunzi ba Team Vanessa ndabasuhuje, ndabashimiye kubw'urukundo mutwereka. Mfite filime nshyashya igiye gusohoka, filime yitwa My Past, izagica kuri KY Movies Production. Mukore subscribe, mukore share, muri comment murebemo murabona link yayo. Ibyo byose ni mubikora mukameza inkunga Ayo inkunga bagomba kuyiguha kuko n'ubundi muri Vanessa baragukunda urabibona. Turagira ngo dusabe abantu bose bareba filime ya Vanessa, iyi episode mukiri kuyireba birangira muhite mujya muri comment, harimo link ya trailer, cyangwa mujye kuri community murabona nayisharinze trailer. Uyu musore wacu tumutera inkunga, filime nziza cyane murebe, ni umukinnyi mwiza, tuzamuke twese. Nibyo ngibyo turabakunda cyane, asante sana. Nakundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho, ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari ibyinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana. Umva nako urabona, j'ai une question t'est posée, écoute-moi, Anna. Ubaye iki? Ubaye iki? Umeze neza? Umeze neza gaye? Kumva umutwe urumurabye. Umutwe? Wonyine? Urabisinziriye? Ubanza ari stress maze n'igihe ariko biraza kugenda neza ntacyo. Mwize gute se? cyane sawa kabisa biracamo ntari. Hari umugabo uheruka hano ejo bundi kwaransekeje. azanywe nande byinshi cyane, sinzi igihe naje muri salo nsanga arahari, sinzi uwamuzanye. Araza nyine ngo aje kuduhanurira ngo n'umuhanuzi w'Imana, ngo Imana yamudutumyeho kujya yikwedura nkabona yikojeje ibicaro ngera aramanutse. None umusaza yikojeje ibicaro ngera aramanutse ati yavuze ngo hano nta mugisha.
ariko rero bro birabe ntago wabipinga sibyo ntago wabipinga ariko uwo mugabo ameze ate akazi kenshi cyangwa mu buzima busanzwe nanga baguteye indo ariko ntacyo ndaze kumera neza umva hari utunini mfitemo hariya mu sakoshi reka nukuzanire sibyo nta kibazo uba wihanganye sibyo wakoze kwihangana nta kibazo ufite imbaraga twese umutwe wacu ntabiraza ugahita ukira nta kibazo ibi ni binini ndaguha kimwe kiraba gihagije n'agasaza kari aho ngaho k'ubukoti kaba kigira ukuntu yogoshesha ordinaire ufite akantu k'aka ordinaire ndamuzi ariko ntabwo biriya ntiwapfa kubica amazi kuko bari abantu babaho habaho ukuri sibyo habaho n'ab'ibinyoma sibyo ubuvugishwa rero bwose ntabwo wapfa kubwumva gupfa kubufeka habaho abantu uzi bukuri ibyo ntabwo nyine abantu uzi bukuri se baba ari ukuri ni gute yaza ntavuge neza ngo bigenze gutya akaza ngo urabona ngo iki agashaka kubanza gutanga abagabo uzi nkimubona uzi mpamvu nkubwiye story y'uwo musaza nari maze kukubona neza ibintu ugiye guhita umbwira nayo mwabiganiriye nawe usigaye hano navuga ati ku cyangwa natekereje ndavuga ati cyangwa ari uyu muntu baraziranye ndekera w'ikironga iyo mu mazi menshi komite uba uyironze subize ugerageze rero bwera ko ni akazi kenshi sibyo nimba nta kindi kibazo ufite mu buzima busanzwe urakora cyane ndabibona sibyo kandi abizi ko uba wikorera ntugakorere bandebe sibyo ibyo ugerageza uko ushoboye ndabizi sibyo unaruhuke ese uwaguha akawofu ukamara iminsi udakora hari icyo bitwaye ari ndaza kumera neza ariko ntacyo uramera neza reka mpamagare keri numva sundi ndamuhaye konja mukobwa cyari kinzanye ahangaha sibyo ni ikintu mani cyo kukubwira wazajya tukazajya twijyanira mu kazi hasi shaho ujya undangira sibyo tubakenera abakozi ariko icyitonderwa ntuzajya ugaya umushahara oya umushahara si umushahara nawe uzagutera amafaranga Niyo ahubwo cyari wenda icyo igihumbi. ndeba mbara umwanya nkabarana nibivamo nkareba ko ibintu bihura you never know ntabwo wapfa kubyizera hari n'igihe ugenda buretse ugenda ukakageramo ejo ukakora izindi connection ejo ukisanga ahandi hantu utaka expectinga ko waba uri sibyo igihumbi bro oya mani wisuzugura akazi bro mbabarira niyo mpamvu ari sister wawe aba gusuzugura agutondagira yongera kumanukura ni ikinyene nuko abona ntaho barizwa nta address ufite ariko bro nubwo byaba bibiri nubwo byaba bitanu ukabicura ku munsi ukamenya ko ari ibyawe ntumudependinge ku kintu na kimwe bro yakubaha mvura mubwiyewe ibintu bijyanye n'akazi kabisa byumbwira nze tujyane tugende dukora kuko nawe hari igihe ukajya ukanga ibintu by'igihumbi ariko uzi ko nakoraga 500 mu bintu byatumye mva ko ari akazi nakoraga ntabwo twate kudexta ku mafaranga turimo twumvikana ku mushahara nkumva nabo ntabwo ari kumva kuza rero ntabwo wabigaya kuko hiyongeramo n'utundi tubazo ariko nkuma nkakakora yako yarazamuye urafata 500 ukankubita hasi ku gihumbi alo keribiti umva mbabarira banguka hano hari ibintu ngiye kujyamo kandi gahera ameze nabi umva ari stress kuntu nari muhaye ikinini cyoroshye umutwe ariko ntabwo ndishoboka ari bumene neza mbabarira ubanguke hano sibyo tebuka kandi ntutume ntegereza sawa keri yabureka urabona gaheri yarwaye sibyo arameze nabi ari hanze muri pakingi
reka njye mbanze mushakire umutagisimeni sibyo naribi nze mbikurikirane ntabwo namugeze iwanyu sibyo nanjye muragira papa namuhamagaye namubwiye ari mu rugo evi yari okay rero Vanessa mwana wanjye umutima wanjye umaze iminsi uri kundya ndiherera mu cyumba nkabwira Imana ngo niyo nakoreye ibyaha n'imbabarire ariko umutima wanjye ntabwo njya numva washyikira imbabazi rwose. kubera iki se mama? Tugomba kujya gushaka Gayera tukamusaba imbabazi. Si mama ninde wakubwiye ko Imana yishyuza ibyarangiye? Gahira kuba twaramuhemukiye. Icyambere nuko imitima yacu yemera ko yatsinzwe igaca bugufi ku Mana igasaba imbabazi. Imana irakubabarira ititaye ku byabaye, ititaye ku byashize. Then Gayera hanari Imana nayo izakomeza imukurikirane. Ntabwo iri kukwishyuza Gayera. N'umutima wawe utemera gutuza. Ntabwo umutima wanjye utuza. Kandi reka nkubwire no guri kwihesha amahoro gutyo. Naguze agakuru kwajya dusoma kera ngo hari umuntu wagiye mu ijuru. Wasanga hari ibintu atatunganije atarasabye abaturanyi imbabazi. Tudasabye Gayera imbabazi ntabwo byava mu rwose. Yego. Kanya gato nka minota nk'ingahe tuba twabagezeho. Sawa murakoze. Nari mvuye gutegera Gayera. Ubonye arwaye cyane. Cyane ko ngeze se nkabona byabaye grave. Usagiye kutajya kwa muganga? Mva ko mbonye Gayeri arembye kandi taxi voiture mutegeye igiye mu rugo sibyo? Nk'umukoresha mwiza ntabwo namukurikira nkajya mu rugo hari umuntu uhari. Yego. Hari yonde. Viyariyo na musaza wanjye ndakeka ko izi saba yatashye. Gayera se niwe ubabarira ko Imana ari yibabarira. Mbese wabimfashije ko nta kintu bitwaye. Mwese ubu mama ngambwiza ukuri reba kuntu Gayera twamukuye hano ameze. Reba kuntu Kristera yamusohoye. Keri yabishishikaye bajugunya hanze. Mbarumbwire kenuza Gayera igihe gishize tutumva amakuru ye nawe umuvuga nawe bavugana kuri phone nk'ubu Gayera nzaca he nzamenya ajya kumushakira. Bane niba wemera ko ndi mama wawe ukaba ushaka ko jewe nzapfa nkagera kuzimu neza nashakira Gayera musaba imbabazi. Uratanga amatangazo y'ibishoboka kugera ko yatanga kuri BTN cyangwa n'iyindi televiziyo irebwa. No kuri WhatsApp ukora amagurupe ibintu byose ubikora bijye mu gusaza wanduranye. Nukuri urwaye nabi pe nk'ubwo kunuma Gayera. Gayera niwe muntu wenyine watuma nuza. Kari nko kunuma urushishi rw'imfura narubwirwa n'iki narukuraye. Gayera twaramuhemukiye. Twaramuhemukiye ndabyumva ariko twasabye Imana imbabazi. Still nawe turacyasaba Imana imbabazi ariko ujye kumbaza Gayera kuva igihe yagende hano na makuru ye sinafashe nimero ye ngo njye muvugisha mubaze ngo uciyehe urihe urayehe nk'ubu wanoma kujya gushaka Gayera ngo nzamukure. Keri yatwumvikana sibyo? Ngiye kugusiga mu kazi. Simpari Gayera ntahari. Ubwo urakora ahantu h'abantu abo. Sibyo? Birumvikana. Ntujye ku bintu bya Snap. Oya ntabwo ari ngombwa biriya. Sibyo? Wiyiteho. Namwe mwiteho mu rwego rwo gukira. Wahaye umutima wawe amahoro tugasaba Imana imbabazi ko Imana iri butubabarire. Reka nkubwire impamvu. Tade pasi yaratubwiye ngo hari umugisha twirukanye mu rugo. Ndiye nahise mbikurura cyane. Umugisha nta wundi ni Gayera pe. Gayera tumusabye imbabazi kwakongera tugatunganirwa. Kandi ndabikubwira n'ukuri kw'Imana. Ndiye nshakira Gayera nushaka ntuzongere kumpahira ngo ndye. Ujye ukora amatike utega amamoto. Ushaka n'ifoto ujye uyigendana baza abantu nta muntu wamboneye Gayera.
icyo kizamenya ikoma kirakomeye pe ubu se nzamukura nzamenya mushakira ngomba kumushaka mubona narakubyaye nanjye nagukoreye ibyiza byinshi nawe nyiture muri iki ngiki umutima wanjye utuze kugushakira gahera se no gushaka amafaranga byibuze yo kukuvuza amafaranga ntabwo aruta amahoro mu washyize umutima hamwe ko Imana izatubabarira ntabwo byakunda nabonye gahera ngo mubwira mbabare kandi igihe nimbona gahera ibintu byose twamukora nzabimubwira ku murongo kandi ubundi vanira wakiragamo imitima mibi ngaho nyumvira ibintu mama atangiye ni igiki se twakoze tutumvikanye nganyumvira ibintu utangiye rwose jyewe ubugome ndabugira ariko wowe ufite bwinshi wowe wabinyoheje ibintu byinshi gayo uzi ikintu kimwe unywa imiti n'umutyo wowe nakubonye iyo uvuze ni ukuri ibiryo nyine ndagerageza pe ntabwo nyine ibintu byo kurya bikunda cyane ariko ndagerageza si ukuze cyane ariko urakuze abantu b'abakorodovisi si ubazi ntabwo ugifite abasirikare mu mubiri njyewe ubu ni abasirikare ubu babaye abakorodovisi kubera ntabwo urya ahubwo ni inkera ndaza kugerageza ndagenda bigerageza urya imbuto ntabwo igikoma wakinywa se nawe uri mu basore batanu igikoma aya ndakinywa pe niko muko ni wowe egira hino kumusuhuza ntunyikirize ntabwo nzi mva ntabwo nari nyikwibuka pe gusa ntabwo njye nsuhuza abantu bose muye nabo mu nzira gusa ukomeje kumpamagara ndebye isura mbona si ubwa mbere nkubonye ndavuga reka nze nkusuhuza ariko ntabwo ngenda nsuhuza abantu bose mbonye nuko mbonye isura atari ubwa mbere nyibonye mu maso by'ubuyi sibyo uze nkujyane n'ahantu nyine nkugurire utwokiteri umere neza singo cyane rwose ariko ndamera neza oya baba byoroheje rega gayo utazajya ngo n'ibindi kuba utari hariya kera urabona umukobwa akiri mutoya wisireyingira iyo ukwezi kwe kwapfuye banza bazi ko atazongera gukora iyo uri hariya ni wowe umukaruma ni wowe umuha umurongo nanjye urabizi mba nagiye komande ziba ari nyinshi hari ibintu byinshi biba biri gupfa nubwo ushize nakubwiye ko turi kugenda tuzamuka ariko iyo udahari rwose mba meze kampani yanjye bimeze nk'urugo rwabuze umutware warwo birumvikana pe ntabwo utagize igipasiteri umwe wigeze kuza iwanyu mu rugo niko ngubonyeho mpita nibuka ya ndabibonye ndi kugenda nkwibuka amakuru kisa amakuru yacu ni meza amakuru y'umubyeyi nawe ameze neza yego nawe musaza wawe yego none se jya wirinda ntukajye ukunda kwirengagiza abantu cyane abuzi ndabona ushobora kuba ufite ubwirasi muri wowe kandi rwose ukwiye kuba wagenda ubugabanya nta n'akabara gufite ndabizi ejo bundi nzaba nakize byera ngo byagaragara nabi nkajya nza nkakwitaho nkagukora ka breakfast mu gitondo basi ni ukugira ngo ngewe ngarukire mu kazi abantu burasi ko bahagije nta kibazo rero mu gihe uri mu rugo sibyo uryame uruhuke ku kazi ngiye kuguha akaruhuko sibyo uruhuke ujye uryama unywe imiti keriya nawe ndamuvugisha kuri telefone keri ese byagenze bite mama keri bimeze bite kibareba ari ibibazo ariko mama mu bibazo ufite kanze nkusabe byibuze nkusabe ikintu n'ubu Vanessa uretse kuba agiye bamusuzugura arimo kunansuzuguza
mu bantu b'abahungu tuziranye mu bantu b'inshuti zanjye kandi byose ubu mushyigikiye ariko si wunda mubwira ngo ajya gusuzugura Kelly urabona rero yirirwa ntuka hano mu rugo yirirwa ntuka yirirwa ahora ashaka ko turwana abona ndusha imbaraga abona ntuje agashaka kunyurira yirirwa ntuka ngo ndi imbwa ngo ndi ibiki mwese ndabicuza nkabaganiza nk'abana banjye nkabahana uko nshoboye ariko ntabwo mbwira Vanessa ngo ujye ugenda utoragiye musaza wawe ari aze kundangira akazi aje kumbwira ahantu najya gukora amafaranga Vanessa mutuke namubwire naba mwirukane nk'imbwa mubwire ngo genda mwirukane nabi cyane ndabizi ko azajya kwitaho reba ukuntu ubuhondobera yesuwe biteye n'isoni wenda no kunanirwa izo ni stress nta rugo nta mwana uhahira kubera akazi naze kumera neza twaye kuba ufite amagambo make ni uburwayi kubera umunaniro niyo yaramwe ngo ntazagire mu nshuti yanjye n'ingaruka buriya niba yigira abonanye andusha imbaraga oya reka musabe Kelly mwana wanjye ndabizi ntabwo mushiki wawe kurusha imbaraga ntuzarwane nawe nashaka ajya nagucira mu maso wihanagure umbere imfura ko ntabwo nakira induru yanyu rwose sibyo Vanessa arandambiye agasuzuguro ndakarambiwe nanjye kamubwire Kelly Vanessa nanjye amaze kunanira ni aho narwariye nsigaye mvuga nta gakinyo nose uragira nkuri iki koko gusa bati ikintu nakora naza kuza kumuganiriza kandi ikindi kintu mbona murabizi ko gihe ndwaye urwaye kandi bukomeye mu bigaragara niba nari kuzapfa basi maze imyaka 3 mbona nta n'umwe nzamura kubera agahinda nkaho mwarwaniye ishyaka murabizi ko nta muntu ufite abantu bose bahambuye n'abaturanyi bakomeje kutugenda inyuma byibuze bakadufata neza nabo muri kubiruka si Vanessa okay basi ihangane ndaza gushaka ukuntu namuganiriza nawe nkuganire wowe wenda turavugana da naza kumwicaza numve icyo bivugaho sibyo Vanessa rwose urambiwe Vanessa arega mu maso yanjye igihe mba naciwemo n'abantu benshi mba nabonye abantu benshi mba nahuye n'abantu benshi ku munsi ubwo se urumva nari kuzirikana isura yawe kino gihe nkaba nkikwibuka kuko ndareba impamvu itumije guhagarika ahanini cyane si ukugira ngo mpagarare nawe ngo tuganire ahubwo ni uko ndi kureba ngabona mu bihe byawe biri imbere bishobora kuzakuviramo ikibazo cyo gusara mu bihe biri imbere kuko reba abantu bose ndi kureba ngabona hari abantu benshi umwuka arimo anyereka ndabaza abapasiteri bo muri iyi minsi ndabaza umwuka uri kugenda ndabaza abahanuzi bo muri iyi minsi mubu uzayobera aho njye sindimo ntabwo ndusha amaso nta nubwo ndusha guhura n'Imana ibyo ngibyo uzasha kandi hano ujya kubyesikora mbabarire Vanessa nawe niba wumva warankundaga by'ukuri fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling ukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa l'ignorance c'est une mauvaise chose la tolérance n'est pas quittance la variété est le seul de la vie tout est permis mon amour vouloir c'est pouvoir Vanessa